Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu Ivanjiri ya Luka, umutwe wa 12 guhera ku murongo wa 16 gukomeza kugenda kugeza ku murongo wa 34. Bahaye ikaze, nimucikwe n'iri jambo ry'Imana. Murisangize abavandimwe muri Kristo Yezu. Mwibuke gukanda subscribe, mukande kuri buto ya like, mufate iyi video muyisharinge ku bandi bavandimwe kugira ngo ubutumwa bwogere bugere ku isi hose. Bahaye ikaze rero, ntimucikwe n'iri jambo ry'Imana. Nuko abacira umugani ati: habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi. Aribaza ati: ndagira nte ko ari ntaho mfite mpunika imyaka yanjye? Nuko aribwira ati: dore uko ngiye kubigenza, nzasenya ibigega mfite, nubake ibindi bibiruta, mpunikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose, maze nzibwire nti: dore mfite ibintu byinshi mpunitse, bizamara igihe kirekire, ubundi ngiye kuruhuka, ndye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti: wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyaga ubuzima bwawe, ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibyande? Nguko uko bizamerera umuntu wese wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Nuko abwira abigishwa bati: nicyo gituma mbabwira nti, mwihagarikwa imitima nuko muzamera, ari ku bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu, kuko ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri ukaruta imyambaro. Nimwitegereze ibyiyoni, ntibibiba, ntibisarura, ntibigira ububiko cyangwa ibigega, ariko Imana irabigaburira. Mwebwe se nimubona uko mutambukije ibyo bisiga agaciro? Ninde muri mwe naho yabishishikarira ate, wagira n'akantu na gato yongera ku buzima bwe? Niba rero n'ibyo byoroheje mutabishoboye, kuki ibindi byo byatuma muhagarika imitima? Nimwitegereze indabo, ntiziboha, ntizinadoda, nyamara ndababwira ko na Salomoni ubwe mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none ejo kikazatabwa mu murima, mwe ntizabarengerezaho? Mwabemera gato mwe? Nimureke rero kubunza imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa. Ibyo byose abanyamahanga barabihihibikanira, naho mwebwe mufite umubyeyi uzi ko mubikeneye. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma ye, naho ibyo byose muzabigerekerwaho. Nimugurisha ibyo mutunze mubifashisha abakene, nimwishakire impago zidasaza n'ubukungu budashira bwo mu ijuru, aho umujura atagera n'aho imungu itonona. Koko aho ubukungu bwawe buri, ni naho umutima wawe uhora. Ndabashimiye mwe mwese twumvanye ijambo ry'Imana, ndabibutsa gukora subscribe, mugafungura inzogera kugira ngo irindi jambo ry'Imana rizakurikiraho ritazabacika. Mwibuke gukanda like, musangize abakristo ijambo ry'Imana. Ndabashimiye, turi kumwe no mu rindi jambo ry'Imana ritaha. Bye bye.